icyo wavuze ugikurikirana mu myaka igihumbi ukagisohoza. haleluya, ndafashijwe n'ukuri. Ngomana siringe kandi si kabiri. Oya, ako karirimbo subiramo ako karirimbo waruririmba. Mwami, ako nibyo biri kugufasha muri iyi minsi. Kuri pe. Icyo wavuze ugikurikirana mu myaka igihumbi ukagisohoza. Nanjye kandi ndirimba ko nshaka. Amen. Ndirimba ko nshaka. Imana ni nziza. Ngomana si rimwe kandi si kabiri, nabonye neza yawe. Ahara marira wahinduye umunezero. Urabyumva? Haleluya. Ahari amarira yahinduye umunezero. Ikintu nashaka kubabwira rero. Ese reka nkubwire. Wari waririmba indirimbo ukumva ugiye kurira wowe? Yego, bibaho cyane ngiye kandi ngira emotion n'abakunzi banjye barabizi. Ko nzigira emotion. Nshobora kuririmba nkarira nkavuga nkarira. Bitewe na situation ndimo. Gusa ikintu cy'ingenzi hari aho narashima. Burebye ntabwo turasoza ikiganiro humura. Muretse banze mashime. Nyiri gushimwa nyiri gushimwa babyumve. Nge nashimiye abantu bambaye hafi. Baramutwaye Nzovu, ikintu navuga ko Kiroso yarabayobeje. We abajyana muri diro ziwe mu bintu bimufitiye inyungu kurenza ibyo Nzovu yaragiyemo. Ntago yari kugera Nyungwe ngo yivumbure ngo munsiga. Bose wabikora? Ntago bishoboka. Ntago wabikora. Rero nge Nzovu ntago wamurenganya. Ntago namurenganya. Ahubwo narenganya uwari umutwaye. Icyo wari umutwaye tamudepoje aho agomba kumudepoza. Gusa sagahita kuza mu bukwe bwanjye. I know ubukwe bwarabaye. Bwabaye n'ubw'umugisha, wasanga bari no kubutera umwako. Mwarakoze. Ikabutoba. Nyagasani. Gusa wari burongorwa n'ibwatumye atarongorwa. Ngo nuko mutahageze. Ntago mwari mwatwerereye nani kaze yanyu nabonye. Izina rya Yesu. Shit. Sikutangiye kurakara. Misere kutangiye kurakara se. Nta kazi yaba wigeze ubona, nta ntwererano. Uziyo byibura iyo biba kuriya bakidamanza ariko byibura abana twereye. Baba bati ubundi bari baje no gukora icyo ubundi. Buretse gatoya. Uwitwa Kiroso nigeza gutwerera. Ntago yanwerereye. Uwitwa Fani ntigeza gutwerera. Wivuga ira beach. Nyagasani. Wimuvuga pe. Nyagasani. Wimuvuga. Uwitwa Yaka yaragutwereye. Sa nawe rero. Uwitwa Nzovu yaragutwereye. Ko mfite amakuru ko wakiriye 10,000 bivuye kuri witwa Nzovu. Ariko shagira umunwa. Ntago ari amakuru ngo ninde wayaguhaye? Umuntu yamucishijeho. Wayamucishijeho. Ntago tumumeshoninga. No munyamakuru ni iki? Ntago byo bikureba. Numuntu wayamucishijeho mu rwego ngende umunyamakuru. Yari yapfuye. Oya si icyo kibazo. Umuntu iki kiganiro baraza kumenya ibintu byinshi. Nazankora amvuga ukuntu byagenze. Ako si yari nangombwa ngo uvuge amafaranga kwangana. Ngende umunyamakuru. Gusa murakoze. Urabizi ndakwizera. Ndagino naguhisha. Gusa nago uyu muntu tumumeshoninga. Yaba ari no kwasa. Sibyo? Muri amazi arashyuha nibagirwa. Okay, nta kibazo. Nta kibazo ubwo nta. Cy'ingenzi hari ikintu nshaka gusobanura muri ako. Atagira ubyumva nabi maniga. Yego. Wa muntu wayacishije kuri Nzovu. Telefone yari yabaye iki ku buryo buretse gatoya. Buretse gato. Nakubwiye ngo ndi umunyamakuru. Ni ukubera iki yacishije kuri Nzovu kandi azi ko afite nimero yawe. Nayacishe kuri nimero yawe n'abantu bari muri comment baze kutubwira. Akacisha kuri nimero ya Nzovu. Ese ubizi gute ko Nzovu yaba yarakiriye amafaranga menshi akaba yaraguhaye 10,000? Ntago yabikora. Kubera yatacishije kuri nimero yawe akayicisha kuri nimero ya Nzovu. Tubwira impamvu. Yacishije ku ya Nzovu. Yaransobanuye nanjye narabimubajije uwo muntu. Nago mumeshoninga. Byansobanuriye ko amafaranga koko nari nyakeneye. Byihutirwa. Yego. Kandi we yarayafite mu ntoki. Yego. Kandi bwari bwije ntabwo ari bujye kuyabitsa. Yego. Rero kuba yaritabaje Nzovu. Sibyo?
ubwo bivuze ngo nzova murusha amafaranga. Oya mani byumve neza amafaranga we yari afite ku mufuka namubwira ati mpera miseri 10 genda ari gusubiza kubera yari ayafite he ayo yaguhaye byibase uwo muntu waranyuzwe cyangwa warengejeho. mani tujye ture ku buryarya warengejeho nyine tujye ture ku buryarya warengejeho waretse wo gatsindwa bivuge neza abutandimbura ku isi wa muntu we nakurimbura ku isi ikingenzi mbabarira umuntu byibura se muri iyi minsi ari kuguha utubuto umuntu wamaye imbuto namuvuze nyawe karakoze ni mama wanjye yego hanyuma uretse gatoya waranyuzwe ko yaraba yaragutwereye cyane ntiwanyuzwe wenda bitewe n'uburyo namufataga nuko nabitekerezaga ntabwo yari kunyura ntabwo bivuze ngo ntabwo wanyuzwe oya ariko muri uyu busa abumvishe tumuveho aho kugira ngo uyabure wapfa kuyabona niba nawe yaragerageje okay abumvishe ntabwo wanyuzwe nabidumbukizaga uri kumva batamaye n'igihumbi uretse gato bivuze ngo ntiwanyuzwe ibyo tubisimbuke njye sinjya kwishushanya imbere ibyo tubisimbuke ntabwo njya kwishushanya ntabwo wanyuzwe ntabwo nanyuzwe urarenze ariko nubwo urenze uri umwana mwiza kuko hari benshi ujya kumfatira ubukwe sinakwishyuye nta kiguzi igeze unsaba kugira ngo mfatire ubukwe waramfashije kambabwire guys iyo atahaba uyu musore mwumva rukundo Empire mukore na subscribe na share na comment bakande n'akanyenyeri pe ese wagize uwijajara nubwo yakubitaho na vene reka tuvuge nimero umva izivuge iwanjye aba diaspora reka tuzivuge ndaza mu WhatsApp 7,000 ni 0788 60 39 8 subiramo ni 0788 39 0788 60 39 batwihanganire turi i Kanombe ku kibuga cy'indege ziri guhita kubera indege niyo mpamvu ni 0788 60 39 habaruyeho yahe amazina ni Rukundo Theophile nitwa neza mvaga ko witwa Empire Empire ni izina ry'akazi ni izina ry'akazi nk'uko nitwa Misere kandi ugasanga bo muhawe n'Imana Josiane ibyo nabirenze ndi umuntu usobanukiwe rero bakanda akanyenyeri ayo nayo mazina yanjye n'abantu bashaka kunyandikira uretse gato urakoze niba gukandira akanyenyeri nubwo batakora ibirenze aho byibura bagushimisha nk'umuntu wambaye hafi kurenza zirangyarya zirampiri urukumva zihagaze nk'ibiti by'intuza by'amacumu urukumva iki kiganiro cy'ubukwe iyo utahaba ntabwo bari kukibona ntabwo bari kubona video y'ubukwe nari mfite n'ubwoba kutari buze agasene karageze umuniga nkamuhamagara hoya buri isezerano kuri njye bari isezerano n'umuntu ahubwo ushaka ko mufatira video y'ubukwe anyandikira amamagara ambwira ati dore nzarongorwa umuntu ushaka ko tumufatira video amaflo ako azayigukorera ku muntu utumva mvuze ngo yaramfashije umve ngo azayigukorera ku muntu ntabwo byavamo umuntu ushaka ko tumufotora video sibyo se ntabwo hajya no ukora n'indirimbo na byose turabikora ese wazankorera indirimbo yanjye muri abantu si byiza biri imbere gusanda gushimiye mwana wambaye hafi warakoze cyane yego hanyuma ngo nago ushaka ko tumeshoninga amazina nshaka kumeshoninga abantu ngo runaka kuko buriya mani isi irahinduka ejo ubu uri umukene ejo ugashyira yego kandi ndashaka kumvisha umuntu wumva ko njye naho nzagera yego aribeshya kuko aribeshya cyane kuko Imana yamvuzeho sicyo Imana yamuvuzeho buri muntu wese Imana igira ibyo imuvugaho bitandukanye buri wese agira umugisha we kandi hari abantu benshi mu bo dukorana nta muntu meshoninzi mu bo tuba turi kumwe baba bumva ko naho nzagera ababazi barabazi hari icyo bitambarimo mbazi namwe mwarababonye sibyo mbabwiriza n'abatubana mbazi hari n'ibyo bita ngo umuntu akubera indyarya ukamubera iki indyamirizi sha ukamwereka ko utabibonye uri kumva bantu banjye bakunzi banjye si ngombwa ngo tugire urwango nyine rukomeye
ariko turababara. uyu munsi rero Miss Element uyu munsi buretse narababaye urumva warababaye ariko nje gushimira kandi ndanenga nyuma kuko hari benshi bakoze ibikorwa byiza. Nje gushimira abantu bambaye hafi, abantu bamfashije kabonwe n'ubuntu ndwaye. Ndashimira mama wanje from America. Impamvu ushyize from America kugira batumva ko nyine ari mama wanjye umbyara, so ni from America. Ni inshuti yanjye, ni mama wanjye, ni umubyeyi wanjye. uwo mama wawe byibura ko yanabonye video y'ubukwe kuko atigeze avuga ati byibura rukundo wahawaye reka tumutemo n'agafanta. Banza wumve, kubanza ufite nabo abantu b'indyari reka kushyuha cyangwa yaguhaye agafanta urakanye. Banza shimire mama wanjye ariko ntabwo mu mentioning izina rye kuko hari benshi baba bameze ngo binurumbutse babakanuye amatwi baba bayagize gutya. Nawe mvuze buriya nugira ikintu cy'agaciro yego uzagikomeze uzifuze ko undi muntu akikwambura. Niwe ujya kugisambaza kajya kwibaraguza kajya kwibaraguza, icyo gihe bazakikwaka. Mpamvu rero uwo mumama arizi, nanjye ndamuzi, yaramfashije kabonwe n'ubu ngubu anyitaho angurira imbuto. Niwe muntu nkomeza yego kambwira ati humura niko biba niko bigenda, humura warakuze wowe, humura bizagenda neza. Buretse gatoya umuntu buriya rero ni uwo gaciro. Umuntu aba ari uwo gaciro mu buzima, kandi abantu nk'abo mu buzima ntago wapfa kumubona. Hari n'umuntu uza mu buzima bwawe, reka mbivuge gutyo, akaba yaruta umubyeyi wawe. Mane kw'icyo gihe uzo umuntu uza uretse gato ngende kwishimira uwo muntu. Umubyeyi nubwo atanzi ariko hari igihe tuzamenyana, sibyo? Burya mu buzima biragoye kugira inshuti ikwitaho gutyo atari umubyeyi wawe. Hari umuntu uza mu buzima bwawe akaba yaruta umuvandimwe wawe cyane, naho abana ho, sibyo? Oya wivuga ngo naho bahuriye kuko nyine hari umuntu uza mu buzima bwawe. Uretse gato umubyeyi aba ari umubyeyi, ntabwo uvuze umuvandimwe. Umubyeyi aba ari umubyeyi, n'inshuti aba ari inshuti. Ariko hari inshuti iza mu buzima bwawe ikaba yaruta iki, mbese ikaba yakora ibintu nyine umubyeyi wawe atabasha kugukorera. Ariko nanone hari umubyeyi yenda adashobora kutabigukorera kubera kubw'ubushobozi afite, ahubwo kubera ko nta bushobozi afite. Reka mbasuhuze, mbaye ikaze mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byo kuri Miss Element ndetse no kuri Rukundo Empire. Nk'uko muri kubibona iminsi baye myinshi tutabona mugeni wacu. Akagenagurike ariko si nta mugeni utukana. Wajya ubireka mwana ruko. Nta mugeni utukana. Harya nta mugeni utukana. Bagiye ko narongowe. Basi sorry. Ngo bagiye ko narongowe. Yagize akamikoro hejuru. Bagiye ko narongowe wa. Uracyafite amahane nk'aya kera utaraba umugore. None nuko ndwaye uretse nyiri. Inetiri hese ko nandi kubona. Mana we pe nayibagiwe pe. Nayibagiwe. Ese ubona ibintu uzabishobora? Nyine umuntu nyine aragerageza. Umuntu aragerageza. Yego ngayo nguko rero reka ngo ikaze kuri Rukundo Empire ndetse no kuri Miss Element tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, ntabwo narimerutse. Yego. Umugani wa kakajwi rero aragiye muri Amerika. Wahararaga. None rero njyewe nahuye n'ikibazo nyuma y'ubukwe. Nararwaye. Inda yakugoye nabi. Kadagurike watwe wanenda. Ko wibaraguza. Nyine narakuze namwe murabibona. Ndi kugenda nkura njya mu cyiciro kindi, nabwo ari cy'ubudehe. Uri kuva mu cyiciro cy'abana nanjye mu cy'abakuru. Yego ariko bimeze bite se? Wa mukobwa wowe utarashaka. Watugiriye ihe nama nkatwe tutaragera. Baretse gushaka pe. Cyane umukobwa. Nawe wese kuko bitubangura izindi ngaruka zikajya ku mukobwa. Ariko mana. None se umeze ute? Meze nabi nyine. Gusa ndashima Imana ko Imana yankoreye ubukwe. Uvuye muri honeymoon. Ukoze ubukwe batabyemera. Mbukoze batabyemera. Ariko waretse tugashyira akakorasi. Burabaye we. Shakira siteye naho urabona ko intege zanjye ari nkeya. Ngo? Intege zanjye ni nkeya.
ntago nakwiririmbana. oya ndagufasha. Burabaye we. Oya baravuga ngo burabaye we. Burabaye amagambo ashize ivuga we. Burabaye gusa ari uwo bwabaye uyu munsi. Nyine bwarabaye ariko nyine bwabaye batabyemera. Bwarabaye buraba. Buba bamwe batabyemera sha. Batabyiyumva sha, batabyiyumvisha sha. Gusa hano hantu twazanywe n'ibintu bibiri. Oya buretse gato sindaguha ikaze. Ntago ndaguha ikaze. Niba ko ndidumbukije ndihuruje. Uridumbukije. Basi sorry. Hanyuma rero umeze gute ubundi uriyumva ute mbere yuko ukoze ubukwe? Iki nicyo kiganiro cya mbere nsohoye ugiye gukora. Uriyumva ute? Ntago niyumva neza. Kubera iki wemeye ko kwicara kuri kamera se? Nyine impamvu ni nayo mpamvu nari mvuze ko twicaye hano ku mpamvu ebyiri zitandukanye. Urabona twakoze ubukwe, hari abantu benshi batubaye hafi, hari n'abataratubaye hafi, hari n'abavuze ko baje gutaha ubukwe bakadukata. Rero ndi kugira ngo iminsi itagenda ishira ibi bintu nkazabivuga byaribagiranye. Niyo mpamvu nanjye niyo mpamvu banze ni agasonga bugari hano. Nanjye niyo mpamvu nagushyizeho pressure kugira ngo tubivugeho. Niyo mpamvu buriya uruw'ingenzi uruw'agaciro mwana. Nuko abisi duhinduka nuzahinduke warutwe we. Ahubwo we nuzampinduka. Ninaho naguhinduka kuko ubwenge mfite nibwanyemerera kuguhinduka. Ibaze kuba ntarigeze mpinduka, kuba ntarahindutse ukiri umukobwa. Ubu wahinduka ntaza guhinduka umugore. Ndiye no kwibaruka. Ahubwo nge ndi inshuti mababi. Nagura inshuti mabano. Mababi. Mababi. Ntabwo nge ndi inshuti mababi. Nano bishuti mabano. Oya nibibaho. Okay, ni byiza gusa. Nge umuntu wese ushaka ko tuba inshuti yananyandikira akambwira ati Rukundo tuba inshuti. Burya yo ugize inshuti nkanjye mu buzima ntago wazicuza. Yego sha. Ntago wazicuza. Nuko nanone buriya umuntu ukuzi neza ni ugukoma. Umuntu ukuzi yagiye gukoma nagusigira nakababura. Umuntu ukuzi neza yagiye kugukoma naho gusigira. Gute ushatse kuvuga iki? Ni nyine nk'urugero abakuzi nyine yagiye gukorera ikintu abaza aho yakinjirira naho yamenera. Ubwo rero oya nyine burya ugira inshuti ariko karinda kumwereka byose cyangwa se kungugira ngo oya nanone Imana niyo izi byose cyo nukora urizera gusa. Naho abahemuka bo nagiye badahemuka kandi garuka yo guhemuka ntabwo igitinda. Ntabwo igitinda. Yego ariko ibyi kuba mwisi no kuzuzanya ntuhemuke. Nibyo byiza. Icyangugu iwacu iwanyu sha. Sahabona bwa mbere nari ngiye na mbere iwacu habonye uti ariko iwanyu n'aba boss. Iwacu nyine ni baba hajya mu cyaro bahita abakungujumba. Ntago nyine turi abakire nk'abi Kigali ako nanone mu cyaro turayoboye. Ejo bundi rero nigirire gutya akuse numva afite umunwa mwinshi wo kuvuga. Oya mbwira. Ejo bundi oya mbere buretse gatoya ubwo tuba dukoze mba ndaguherekeje hakurya iyo ngiyo tugiye mu rugo iwanyu. Tujyayo bamwe batumva ko ari ubukwe ngo ni plank. Abandi ngo Rukundo ngo zigutegura plank. Njewe buri ese niko bavuze cyane ntabwo wabibonye se. Nyine inshuti zanjye zimwe za hafi zarambwiraga ngo nzigutegura plank. Nabwo ati ntago ari plank wategura ubukwe ugakora ubukwe. Ari no bivuze aravuga ati se misere yategura plank iriya uziko na Kramane nayo yashobora. Uzibura amafaranga arimo hari ukundangana. Tibura plank nk'iriya wayitegura uri bubona amafaranga ngahe. Se mugani wafata miliyoni ukayishora mu bukwe ugakora plank uri bubona views 30. Ibihumbi 30 sha. Henige wabona na 15 ntago ubuzi ngo urabona bangahe. Uwafata miliyoni ukayishoramo hariya uri bubone views 30. Nabyo hari igihe utabibona kuko naguze Imana icyo iba yaguteganyirije. Ubwo bwenge se urumva ari wowe wawugira. Mani mureke mbabwire guys bakunzi bacu tujye tureba kure sibyo? Yego. Zaye duhumishwa ni nyine Mani nibyo twabonye handitse ese Mani hari umuntu wahumye amaso ku buryo ukuri atakubona. Ni ibibazo nyine urumva bamwe ngiye nyine bagiye bambwira ati muzi gutegura plank abandi ngo cyakoze ngo murategura. Nabwo ati rero bira bintu ntago ari plank ntago twajya icyangugu tugiye gukinisha ababyeyi b'umuntu
ngo tugiye gukora prank kandi wagenda ukagura inzagwa ukagenda ugateranya bari abasaza waba babishyuye angahe ku buryo babuze imirimo uzi ko n'abantu bo mu cyaro bakunda imirimo ukagenda ugashuka abantu ukabazanira ubukwe bw'igihuha noneho mu cyaro ubwo waba ugira ubwenge waba uri igicucu waba uri igicuma ndagira ngo yenda ugire amagambo abiri watura abantu bavuze ko ubukwe bwawe ari prank. Amagambo nababwira twikomereza ikiganiro cyacu nababwira nuko bibeshye baribeshye cyo ni kimwe kandi ikindi nababwira nuko nunda babivuze ntabwo bigeze batwerera ntabwo batwerereye ubwo rero nk'umuntu utaratwerereye gusa bavuga iki mu gishanga abo tubihorera okay abo tubihorera hanyuma noneho ndagira ngo noneho umbwire ikindi sibyo ese ubu ngubu tukumenyereye ko witwa Miss Element ubu ugiye kumaza se uragoma buretse gato muzi gushyuha buretse gato twashyushye ahubwo twatokombeye urakomeza witwa Miss Element cyangwa uriyitirira izina ry'umugabo wawe ora rero kambabwira yego tubwire ntago ari njye uri kwibaza njye ndi kubariza abakunzi bo kuri Rukundo Empire n'abakunzi bo kuri Miss Element benshi barabyibaza ariko kuri nuko ngomba kwitwa Miss Ele nkuko ngitwa kandi ufite umugabo wawe nzajya nitwa Miss Fred nageze wanjye oya naca ugomba kuyita Miss Fred nyamara nibyo guys mutubwire muri comment bababwira iki se n'indumitiramo ni gute ugomba kwitwa Miss Element kandi ufite umugabo wawe icyo gihe twabikwitaga nta mugabo uragira none why not tugomeza kukwita Miss Element ambabaza ijambo rimwe yego kuki abantu turakumva rwose mushaka kwinjirira nashyushye natukombe wabetse urumva wabetse pe ukuri kuriho ngomba kwitwa Miss Ele yego nkuko byahozeho ubwo reka mbifate gutyo kandi nta wabivuguruza yego ubwo reka mbifate gutyo nyine ni kwa kundi bavuga ngo izina nirikujije umuntu kandi mani ntabwo bafatiye izina ryakugaburiye buriya Element mani ndamwubaha bro nubwo ataje kundeba ariko kuba aho ngeze yaratwereye se nubwo atatwereye yaratwereye aya mani buriya hari ese unagize umuntu wiyita Miss Rukundo we wese aha wasanga zaza nagize gusa ikintu nashaka gusobanura yaje akabimbwira none sawa kugira ngo yite Miss Rukundo yaje akabimbwira hakiri kare banza wumve ikintu ushaka kuvuga utanjijisha dore maze gusaza rimwe ndanibagirwa yego nanone nshaka kuvuga buriya ntugafate umuntu akugaburiye wakugejeje aho uri wumve ko ari aho ugeze ugomba kumujugunya yego mfite umugabo sibyo ako mbere ko umugabo wawe ngeze ari mfite eri nase mfate eri mujugunye ngo nuko mbonye umugabo ubwo Element agiye kuba umu ex rero ex wanjye nawazajye Element abaye wanjye agomba kubahora mu mutwe ariko mwana ex ko Element abaye uziko ngwere ndamwubaha kandi ndamukunda uramwubaha kandi ndamukunda ariko mwana maze nzanamusohorera n'indirimbo uzayisohora cyane uzayisohora ryari se yewe muri iyi minsi nimara gukira nyagasane nzayikubitaho pe ntegura ingoma wallahi wa Kibaro ndaje nsarira imihanda mbemeze ibihindi biki ndaje mbatungure ariko mana nuko ndwaye gusa ntabwo ariko bizahora ndaje nzane icyo bita agatege gusa tukira ese urwaye iki ndatwite uratwite yego Imana ishimwe Imana ihabwe icyubahiro asa uri umugore ngo uravuze impundu yabwije we nta muntu uvuze impundu ku manywa ari urugoryi nta muntu uvuze impundu ku manywa nijoro buriya wemereye umugabo nta mugabo wemereye kuvuza impundu ku manywa n'umugabo se burya arabyemera nijoro nyine ntabwo yazivuza ku manywa ariko nijoro aba ari neza guys ikintu nashaka kubabwira nyine nkuko muri kubona nta murare mfite muri hanganira uko muri kubibona nakwatatse ndarwaye nawe ndakira ariko mugume munyihanganire umunsi nagarutse nzagarukana amavuta mashya uzazana vibe ziri hejuru ako mbere na mbere yewe mukobwa uri kudukurikirana yewe musore ujye wubaha igitsina gore cyane umuntu twita akabasha kubyara umaze kubyemera narayamanitse hari igihe mu ndahandiye nifuza urupfu ndarubura ngo iki
uko niko kuri Kubera ndavuga ati man kubera gutwita Nyagasani man nahise mvuga ngo igitsina gabo aho kiri hose umuntu yakagombye kugitinya ngo se man muba nyine museka ariko man iyo umujama amaze kugucigatira hehehe kugucigatira akaguhindukiza akaguhindukiza mu buhe buryo se ziba mu buhe buryo tuyarwega twibwire twe ntago turakora zibaho inkura abakuru gusa icy'ingenzi ni uko abagabo nta bantu bo gutinywa hako ufite umusore mwiza shaho ibyo ngibyo umugabo mwiza Imana niyo imutanga n'urugo rwiza Imana niyo abandi baratangira baretse gato ngiye nakubwiye ngo umuntu uri kundya abakobwa baratangira ati nanjye yewe nanjye niyizi Kigali undi ati umurozi wandoze niba ngo ati umurozi wandoze niba zapfa ryari nanjye ngo mbone umugabo simbizi Nyagasani ngatangiye guhumana hanyuma se misere wowe umurozi wawe yarapfuye ahari yarapfuye byagenze gute yarapfuye nyine Nyagasani ngo umuntu utari i Kigali ngo ari guhomba abo bantu babivuze abakobwa bari i Kigali bose bararongowe nuko nyine amahitamo yabuze erega mwana hajya bavuga ngo avoka yimbwa imanuka ihiye avoka yimbwa imanuka ihiye ni urugero nanze niyo mpamvu sasa urukumva buriya buri muntu wese agira umugisha we kandi buriya ntukiruke ku mugisha yego ntukiruke ku mugisha wundi niko bavuga wa mfura nubwo yaba ari uwawe umugisha urakubungira wowe ntabwo ubungira nukuri pe shabuze uvuga ijambo ry'Imana ego wowe hamwe no kwizera iyo igihe kigeze iyo usenze Imana iragusubiza nka ya ndirimbo ngo warasenze uburiye oh my god gusa aka kanya cyane ntabwo biragera byo gushimira no kunenga ntabwo birageraho turacyarego ku mana biracyari bibisi biracyari bibisi turakora ikiganiro nk'icy'amasaha 2 amagambo ntabwo nayabona ruko ndajya nivugisha kuko byabaye byose nari mari ndajya mbivuga ikibazo se ntabwo situation ndimo urajya ugenda ntacyo ugaruke urajya ugenda ugaruke guys gusa umugisha nawe ubungira ahubwo umugisha ubungira umuntu no mpamvu sasa hagati aho umugisha nawe ubungira ahubwo ubungira umuntu ubungira umuntu kandi iyo igihe kigeze biraba iyo igihe kigeze biraba yego ngayo nguko rero hanyuma se tutangire tunengara sibyo byiza kujyaho kugira ngo buze kwira tutanenze batazananga ubu twahera kurinde nago tumeshoninga abantu nago ushaka ko tumeshoninga nago nshaka kumeshoninga abantu yego kubera iki ati gutera udashaka ko tumeshoninga abantu kuko buriya isi irahinduka isi iri muzunguruka ko ngewe ikiganiro nakoze nabameshoninze ngewe ibyo ntago bindeba ngewe nabyarambabaje byagiye kuri channel yanjye unasikia wewe Miss Ere apana wowe uri rukundo nanjye nkaba Miss Ere oya Josiane mbabarira oya no nyine byarakubabaje ku giti cyawe egisi Miss Ere sibyo ariko ntago bivuze ngo ngiye nawe nshaka kumeshoninga abantu ntago ari byo nshaka ntago ari byo ushaka sorry ntago ushaka kugenda ushaka kugenda okay reka nacyo reka twere kumeshoninga amazina nacyo ntago mushaka ariko ntago mushaka uwuhe okay murakoze yego misi yego hanyuma ngo nago ushaka ko tumeshoninga amazina nshaka kumeshoninga abantu ngo runaka kuko buriya mani isi irahinduka ejo ubu uri umukene ejo ugashyira yego kandi ndashaka kumvisha umuntu wumva ko njye naho nzagera yego aribeshya kuko aribeshya cyane kuko Imana yamvuzeho si cyo
Imana yamuvuzeho. Buri muntu wese Imana igira ibyo imuvugaho bitandukanye, buri wese agira umugisha we, kandi hari abantu benshi mu bo dukorana nta muntu meshoninzi, mu bo tuba turi kumwe baba bumva ko naho nzagera. ababazi barabazi hari icyo bitamba arimo mbazi, namwe mwarababonye, sibyo babwiriza n'abatubana mbazi. hari n'ibyo bita ngo umuntu akubera indyarya ukamubera iki, indyamirizi sha, ukamwereka ko utabibonye. uri kumva bantu banjye, bakunzi banjye, si ngombwa ngo tugire urwango nyine rukomeye, ariko turababara. uyu munsi rero Miss Element, uyu munsi buretse narababaye. Urumva warababaye, ariko nje gushimira kandi ndanenga nyuma, kuko hari benshi bakoze ibikorwa byiza. Nje gushimira abantu bambaye hafi, abantu bamfashije kabonwe n'ubuntu ndwaye. Ndashimira mama wanjye from America. Impamvu ushyize from America kugira batumva ko nyine ari mama wanjye umbyara, so ni from America. Ni inshuti yanjye, ni mama wanjye, ni umubyeyi wanjye. uwo mama wawe byibura ko yanabonye video y'ubukwe kuko atigeze avuga ati byibura rukundo wahabaye, reka tumutemo n'agafanta. Banza wumve, kubanza ufite nabo abantu b'indyari, reka kushyuha, cyangwa yaguhaye agafanta urakanye. Banza shimire mama wanjye, ariko ntabwo mu mentioning izina rye, kuko hari benshi baba bameze ngo binurumbutse, babakanuye amatwi baba bayagize gutya. Nawe mvuze buriya nugira ikintu cy'agaciro, yego, uzagikomeze, uzifuze ko undi muntu akikwambura. Niwe ujya kugisambaza, kajya kwibaraguza, kajya kwibaraguza, icyo gihe bazakikwaka. Mpamvu rero uwo mumama arizi, nanjye ndamuzi, yaramfashije kabonwe n'ubu ngubu, anyitaho, angurira imbuto. Niwe muntu nkomeza, yego, kambwira ati humura, niko biba, niko bigenda, humura, warakuze wowe, humura, bizagenda neza. Buretse gatoya, umuntu buriya rero ni uwo gaciro. Umuntu aba ari uwo gaciro mu buzima, kandi abantu nk'abo mu buzima ntago wapfa kumubona. Hari n'umuntu uza mu buzima bwawe, reka mbivuge gutyo, akaba yaruta umubyeyi wawe. Mane kw'icyo gihe uzo umuntu uza, uretse gato ngende kwishimira uwo muntu. Umubyeyi nubwo atanzi, ariko hari igihe tuzamenyana, sibyo? Burya mu buzima biragoye kugira inshuti ikwitaho gutyo atari umubyeyi wawe. Hari umuntu uza mu buzima bwawe akaba yaruta umuvandimwe wawe cyane, naho abana ho, sibyo? Oya wivuga ngo naho bahuriye, kuko nyine hari umuntu uza mu buzima bwawe. Uretse gato umubyeyi aba ari umubyeyi, ntabwo uvuze umuvandimwe. Umubyeyi aba ari umubyeyi, n'inshuti aba ari inshuti. Ariko hari inshuti iza mu buzima bwawe ikaba yaruta iki, mbese ikaba yakora ibintu nyine umubyeyi wawe atabasha kugukorera. Ariko nanone hari umubyeyi yenda adashobora kutabigukorera kubera kubw'ubushobozi afite, ahubwo kubera ko nta bushobozi afite. Reka mubwire ngo uwo mubyeyi yarakoze kandi akomeza kwiteho. Njye mu kiganiro nakoze naravuze ati Miss Element abakeneye kuruta uko yari abakeneye ari mu bukwe cyane. Buriya reka nkubwire, urumva se, abakeneye, naravuze ati Miss Element abakeneye kuruta uko yari abakeneye ari gutegura ubukwe bwe. Niho rero akeneye abantu bamuba hafi kuruta uko yari abakeneye ari gutegura abantu. Kano kantu, wowe muntu umurikiye cyangwa uri kundeba, ntukumve ko wa muntu uhanzeho amaso, umwe wumva ko ari uw'ingenzi kuri wowe, ko ari uza gukorera ibya danje, uribeshya. Abo mwumva ko wenda ugatekereza uriya muntu azamfasha iki, uribeshya. umwe utakekaga ko hari icyo yagufasha, niwe ujya kubona ukabona agukora ibitangaza. Nk'uyu mubyeyi nshimira, ntago muvuga kuko ni impano, unabyumve mubyeyi wanjye, sinabivuga, sinobirota, sinovugira hejuru, ko narishimye, naranezerewe. Kwikigiza umuntu uza akagutwerera inote y'ijana, uramuzi? Ntawe nzi kuko njye sindakora ubukwe. Yenda ninjya gukora ubukwe, umuntu utakati mu nda harangije, ati mwana wanjye ubaye iki, ati ndahari, ati rya utubuto, nywa agakoma, umuraramira neza. Usibye ko Abanyarwanda cyangwa buri muntu wese tutashima, sibyo?
ni hehe uwo muntu wamunenga, ni hehe ahubwo wamukura, ni hehe wamukura. Niyo mpamvu ushatse kubabwira hari abantu benshi b'ingenzi. Ndamushimiye, I love you so much, ndagukunda cyane, gusa sinkuvuga izina. Oya, ntabwo ari ngombwa, uriyizi, ntabwo ari ngombwa, ni Imana ibyo wankoreye uriyizi, kandi Imana igume ibyo wankoreye, kandi si we gusa. Reka nshimire, mfite na sister wanjye from hajya mu Barabu, nabivuga gute, ni umwarabu uwo muntu, navuga from mu Barabu, from iki. Oya, ni mu Barabu ntacyo, ni umwarabu. Kamushimire cyane, yambaye hafi kuva ku rukweto, kuva ku mwenda, niwe wateguraga ibintu byose by'ubukwe. Mbese ategura nka murumuna we. Azambara iki? Ese agaparufe karahari? Ese utuntu nyine tw'umugeni turahari? Kamushimire, wambaye hafi, my sister wanjye, I love you so much, ndagukunda cyane. Umutima gwanje ni wa muntu udashobora kunyima ikintu agifite, nta muntu netanga amubwira ati ngiye nshaka iki sheri akagihangayikira nkaho umva ari ugiye kugikora, ari ugiye kugikora. Ako ndamushimira pe, nanjye nzagomba ngukunde nkuko unyitaho. Reka nshimire n'umuntu wese kabonwe n'uwamaye igiceri cy'ijana cyavuye ku mutima akagishaka agakima, aruta bamwe b'indorerezi bigira abantu barenze. Munakorana, urukumva? Oya, wimeshoninga ngo tunakorana. Munakorana none se nari izina nge navuze, munakorana gusa ko bamwe sinigeze mbabona from Rusization, from Nyamasheke. Gusa ikindi bajya baca umugani ngo nabonye ngo mwihinga sinzamubone, we nabonye mwihinga sinzamubone mwisarura. Gusa ikintu nge nabanje kubwira abanyarwanda cyangwa abantu badukurikira, aba diaspora, abantu bameze bate, isi irahinduka. Ejo wari umukire, ejo arakena. Ahinduka umukene. Ejo wari umukene, ejo agakira. Yego sha. Ntugafata umuntu ugifite imyaka mike maze gukora ko nta kintu azigezaho, nta kintu azimarira. Buriye rega, usibye ko wenda harakarimbo nigeze kujya mu bukwe, bararirimba n'inambariye umuntu wo muri famiye, bararirimba ngo ngicyo wavuze. Oya, nago yari yose niyo mu bukwe. Oya, nibyo mwami icyo wavuze ugikurikirana mu myaka igihumbi ukagisohoza. Haleluya, ndafashijwe n'ukuri. Ngomana siringe kandi si kabiri. Oya, ako karirimbo subiramo ako karirimbo waruririmba. Mwami, ako nibyo biri kugufasha muri iyi minsi. Ukuri pe. Icyo wavuze ugikurikirana mu myaka igihumbi ukagisohoza. Nanjye kandi ndirimba ko nshaka. Amen. Ndirimba ko nshaka. Imana ni nziza. Ngomana si rimwe kandi si kabiri, nabonye neza yawe. Ahara marira wahinduye umunezero. Urabyumva? Haleluya. Ahari amarira yahinduye umunezero. Ikintu nashaka kubabwira rero, ese reka nkubwire, wari waririmba indirimbo ukumva ugiye kurira wowe? Yego, bibaho cyane ngiye, kandi ngira emotion, n'abakunzi banjye barabizi ko nzigira emotion. Nshobora kuririmba nkarira, nkavuga nkarira bitewe na situation ndimo. Gusa ikintu cy'ingenzi, hari aho narashima. Burebye ntabwo turasoza ikiganiro humura. Muretse banze mashime. Nyiri gushimwa, ba nyiri gushimwa babyumve. Nge nashimiye abantu bambaye hafi, ari ndimo mbabwira. Ba nyiri kumva ibi bintu babitega amatwi. Niziye. Yego. Nge sinyamuga ikintu nazasubiramo. Mvuga ikintu nzasubiramo. Icya kabiri, nge nashimiye kabonwe n'umuntu wamaye n'inote y'igihumbi n'inote y'ijana. Yego. Yarakoze cyane. Byari by'agaciro. Kuko bibaye 2,800 hakaburaho 100 ngahe? Haburaho 100 ngahe? Bijya byuzure bitatu. Bibaye 2,800 haburaho 200. Urumva ugiye kugura ikintu ntago bakiguha. Niyo mpamvu wamaye 100 cyangwa igihumbi yarakoze. Wano w'agaciro arutwa bamwe.
biyita ko bishanutse urumva bigira nkaho bagize uti bari hafi y'umuntu kandi ari amasega aryana urabyumva akoze cyane urikumva ndakumva ubu ngubu baruta bamwe biyoberanye bakigira indyarya sha bagakabya hajya baravuze ngo bashikaze ngo ni indyarya sha barababeshye bura umuntu ku giti cy'abindyarya kandi aba mubi si bigombera koko cyangwa havuka bura reka mbabwire rero yego nukumve ko n'ubindyarya umuntu akakureka ko atakumenye abakuzi usoza ryari ntabwo ndasoza njyewe aka kanya nenze abantu bumvaga ko ubukwe bwanjye batabujemo butaba abo bantu ndabanenze kambabwire ngo muribeshya cyane uko iyo akaremye n'ikamena mwebwe muri abashenzi urumva nta n'icyo muvuze muri toka shenzi muri kumva muri toka shitani urumva mani hari benshi bishyiraga imbere yego hari byinshi twakoze kubera abantu hari byinshi twakoze kugira ngo tugire ibyo turengera yego ariko ibyo byose biba expired biba ubusa no mpamvu umuntu ni umuntu gusa reka mbabwire agenda ugakora byinshi sha uzi yuko uri kugira ibyo urengera agenda ugakora byinshi hajya baba babyita ngo ni ukuhirira no kuvomerera cyangwa ni ugucinya inkoro cyangwa ni ukugira ngo runaka azagira ate azagira icyo amfasha ariko ibyo byose bikagira ute ahubwo uri guta inyuma ya Huye ariko mana gusa icy'ingenzi umuntu nakubera indyarya muzabane tu gusa icyo niyemeje hari umuntu umwe rukumbi pe si mu mentioning amaso y'abantu yonyine azajya abibereka ko yagize ute azajya bibereka ko nyine ngewe tutakiri kumwe tu waharetse nkamuvuga se unose uramvugira wambere genda bavuga bose kuko ndabazi urabizi ngende nka musaza wawe sobizi se bavuga sobizi abikeka sibo ubwo ugiye kuvuga ya Kananzovu oya nge nta numwe mvuga ariko nako nta numwe na muri abo ngabo nabo bashobora kuba barabikoze ariko ngewe nzimo umwe ariko nabo baramuzi si ngombwa ko erega ntugafate Nzovu man oya Nzovu nanjye abo ni wowe bavuze example nyine ni wowe bavuze ni urugero ndabizi hari ikiganiro guheruka gukora narakumvishe nagukurikirana warutwewe byagenze nyine urabameshoninze ngo uwo twita Kiroso kambivugeho wenda niko mbitekereza ba Nzovu hari benshi batabonye Kiroso ntabwo nzi niyo mahirwe yawe ubwo yamenye se yangira utenge ngiwe ntabwo ngiwe ahubwo se uhingiwe oya gusa icy'ingenzi kandi nubwo naharya nambwira ati uyu munsi ndaharya sinzagaruka oya ukuri kuravugwa buriya sibyo yego nta kintu mpfa nawe uramuniga gusa ibintu yakoze Kiroso yego ibintu yakoze ntabwo ari byo ntabwo ari ubunyangamugayo uwo ni uwa mbere tunenze ukumva ntabwo ari ubunyangamugayo yakoze iki kuko wenda yakasi mu mentioninga ko na gahunda nyinshi twari dufitanye ariko Nzovu dufitanye gahunda ko azaza mu bukwe bwanjye yarabyitayeho pe abonwe n'umuntu watangiriye kwitangiriramo amagara kugeza ubukwe buri bubi bafata n'imodoka Kiroso ari bubatwaye Kiroso arambwira ati turaba turi mu bukwe tugeze hano ku murindi tumanuka Nzovu yaraguhamagaye akubwira ati twebwe twagiye ngo niba ari Inyamagabe Kiroso ati turi kumwe twese tugeze ahantu bitihanika turi hafi kugera mu rugo ndabahamagara ndababwira se muri he yego ko twebwe dushyitse iyo tugezeyo abantu baradukwama kumva ngo twabanje guca ku bantu b'inshuti zacu ngo turaje turagiye dukoze ubukwe ubukwe burabaye saa 12 dufashe imodoka aribwo baguhamagara twinjiye mu modoka telefone ngo muturangira aho turi ngo tuhabasanga muri hehe ese kambabaza wari ndaguhamagaraga benshi bafani abantu natanitayeho abantu bari aho nyine abantu bari aho ba Kiroso ba Nzovu bose uri kumva batangira barahamagara dufashe imodoka ngo muri hehe ngo tuzi
se mwumvaga ko muje mu bari gisimenti baje muri after party mwari muje mu gisimenti mwari muje twari twabatije mwari muje mu biki bari baje muri after party abaniga nyine twahisemo kubakwama gusa akanya ntabwo narenganya Nzovu ko Nzovu nta modoka agira yego urumva bari bamutwaye niba baramutwaye Nzovu ikintu navuga ko Kiroso yarabayobeje we abajyana muri diro ziwe mu bintu bimufitiye inyungu kurenza ibyo Nzovu yaragiyemo ntabwo yari kugera Nyungwe ngo yivumbure ngo munsiga bose wabikora ntabwo bishoboka ntabwo wabikora rero nge Nzovu ntabwo wamurenganya ntabwo namurenganya ahubwo narenganya uwari umutwaye icyo wari umutwaye atamudepoje aho agomba kumudepoza gusa sagahita kuza mu bukwe bwanjye I know ubukwe bwarabaye bwabaye n'ubw'umugisha usanga bari no kubutera umwako mwarakoze ikabutoba nyagasani gusa wari burongorwa n'ibwatumye atarongorwa ngo nuko mutahageze ntago mwari mwatwerereye nta n'ikaze yanyu nabonye izina rya Yesu shit sikutangiye kurakara misere kutangiye kurakara se nta kazi yaba wigeze ubona nta ntwererano uzi iyo byibura iyo biba kuriya bakidamanza ariko byibura abana twereye baba bati ubundi bari baje no gukora icyo ubundi uretse gatoya uwitwa Kiroso nigeze gutwerera ntabwo yanwerereye uwitwa Fani ntigeze gutwerera wivuga ira beach nyagasani wimuvuga pe nyagasani wimuvuga uwitwa Yaka yaragutwereye sa nawe rero uwitwa Nzovu yaragutwereye ko mfite amakuru ko wakiriye 10,000 bivuye ku witwa Nzovu ariko shagira umunwa ntabwo ari amakuru ngo ninde wayaguhaye umuntu wayamucishijeho ntabwo tumumeshoninga ni umunyamakuru ni iki ntabwo ibyo bikureba ni umuntu wayamucishijeho mu rwego ngende umunyamakuru yari yapfuye oya si icyo kibazo umuntu iki kiganiro baraza kumenya ibintu byinshi nazankoraho amva ukuntu byagenze ako si yari na ngombwa ngo uvuge amafaranga ukwangana ngende umunyamakuru gusa murakoze urabizi ndakwizera ndagira naguhisha gusa ntabwo uyu muntu tumumeshoninga yaba ari no kosa sibyo muri rero amazi arashyuha nibagirwa okay nta kibazo ubwo nta cy'ingenzi hari ikintu nshaka gusobanura muri atagira ubyumva nabi manika wa muntu wayacishije kuri Nzovu telefone yari yabaye iki ku buryo buretse gatoya buretse gato nakubwiye ngo ndi umunyamakuru ni ukubera iki yacishije kuri Nzovu kandi azi ko afite nimero yawe nayacishe kuri nimero yawe n'abantu bari muri comment baze kutubwira akacisha kuri nimero ya Nzovu ese ubizi gute ko Nzovu yaba yarakiriye amafaranga menshi akaba yaraguhaye 10,000 ntago yabikora kubera atacishije kuri nimero yawe akayicisha kuri nimero ya Nzovu tubwira impamvu yacishije ku ya Nzovu yaransobanuye nanjye narabimubajije uwo muntu ntago mumeshoninga byansobanuriye ko amafaranga koko nari nyakeneye byihutirwa yego kandi we yarayafite mu ntoki yego kandi bwari bwije ntabwo ari bujye kuyabitsa yego rero kuba yaritabaje Nzovu sibyo ubwo bivuze ngo Nzovu amurusha amafaranga oya mani byumve neza amafaranga we yarayafite ku mufuka namubwira ati mpera miseri 10 genda ari gusubiza kubera yarayafite he ayo yaguhaye byibase uwo muntu waranyuzwe cyangwa warengejeho mani tujye ture ku buryarya warengejeho nyine tujye ture ku buryarya warengejeho waretse wo gatsindwa bivuge neza abutandimbura ku isi wa muntu we nakurimbura ku isi ikingenzi mbabarira umuntu byibura se muri iyi minsi ari kuguha utubuto umuntu wamaye imbuto namuvuze nyawakarakoze ni mama wanjye yego hanyuma uretse gatoya waranyuzwe ko yaraba yaragutwereye cyane ntiwanyuzwe wenda bitewe n'uburyo namufataga nuko nabitekerezaga ntabwo yari kunyura ntabwo bivuze ngo ntabwo wanyuzwe oya ariko buri ubusa abumvishe tumuveho aho kugira ngo uyabure wapfa kuyabona niba nawe yaragerageje okay abumvishe ntabwo wanyuzwe nabidumbukizaga uri kumva batamaye n'igihumbi uretse gato bivuze ngo ntiwanyuzwe
ibyo tubisimbuke. Njye sinjya kwishushanya imbere Ibyo tubisimbuke. Ntago njya kwishushanya. Ntago wanyuzwe. Ntago nanyuzwe. Urakoze cyane. Hako suruswendera nkawe wa micumi. uretse gato twagiye. Hanyuma twagiye ku ndi gusubiza comment. Ndi gusubiza ko muri comment nyine abantu bagiye bavuga muri comment. Amahirwe nuko atazakirangiza. Uwitwa Manase. Shit. Twari tumenyereye ko musanzwe mukorana ibiganiro. Shit. She for what? Umwanda. Umwanda ninde? Umwanda ninde? Umusomesha ninze. Ndavuze shit umwanda. Umuntu uvuze ngo runaka uri umwanda. Ndavuze shit umwanda. Haraho se umwanda utaba. Kumvuze Manase ukavuga ngo shit. Manase uhe? Emusi. Emusi wahe? Emusi RS. Nyagasani. Uwitwa Manase mwari mumenyeranye mukorana ibiganiro kuri Exiraji, mugakorana n'ibiganiro muri kumwe na Banzovu. Mugakorana n'ibiganiro kuri Manase TV show, niba ari TV show simbizi. Yego. Abantu benshi muri comment nagiye mbona bavuga ngo ni indyarya. Ngo bari bazi yuko ari we muntu uraza kwemusinga ubukwe bwa Miss Element. Barangije nibamubona mu bukwe. Bivuze ngo Manase ni yagutwereye. Manase ntabwo yanwerereye. Ako no kunwerera Sagato. Ntabwo yagutwereye, bivuze ngo no kugutwera Sagato. Ubwo nawe ari muri design njyariya n'ubundi wavugaga. Dukomeze. Ntabwo yanwerereye. Kandi nayo musabye. Sibyo bro? Nyagasani. Ako ngize ubwoba. Nabye musabye. Agumane. Ese ko warakaye mwana? Manase umwanga bigeza ku buryo mvuga Manase ugahita urakara. Mureka mbabwire. Buriya. Yego. Ntukabona abantu bahinduka. Byaratewe n'abandi. Yego. Bro, shuti yanjye muntu ndeba ukabonwe n'utankunda ubyigiyeho. Aka kanya hari abantu benshi badukomeretsa. Twakundaga cyangwa twizeraga. No mpamvu utazajya ubona umuntu yarabaye indyarya ngo ugire ngo yarabivukanye. Oya. Ni ibintu abantu bagenda bamwigisha. Kandi burananga umuntu unyigiraho indyarya. Ko nge nabishatse namubera nabindyarya urumva? Nta n'uwabu. Bivugwa ngo wagiye gukora ibiganiro birenga 50 kugira ngo ngaze musinga ubukwe bwawe ngo utigeze ngo ugire ute ngo atigeza kwishyura. Cyane. Finale ngo birangira ngo Manase agutengushe. Umva anegeka no guhimba umugabo. Ngo umugabo. Wajye ubireka. Anegeka no kuzana umugabo utari. Isere ndagira ngo iki kintu ukigire kiriya. Ura mugabo mwabonye. Wagiye gukora ubukwe buretse gato. Mbere yuko ngora ubukwe. Yego. Mwabonye umugabo. Gutya yarangije. Ari umusore waje. Umusore. Benshi bamwe bavuze ngo se ko tubona adasa umwe yatweretse. Kambasubiza iki kintu. Urabona iyo uteze umuntu ku kintu ntacyo utakora. Iyo umuntu mutezeho amakiriro ntacyo utamukorera. Ntacyo utamukorera. Niba umuntu yarambye ati nzakwemusingira. Ubukwe bwawe bugende neza. Yego. Ngewe ndikizigenza wabizobereyemo. Cyane wari Manase uri kwibwirira. Ari ubinyebwirira. Yego. Ate se niba mubeshye Imana igakatika no kajosi gato. Yego. Abanyibwirira ati si byari ngombwa ko nanabivuga ariko ndabivuze. Bivuga ikibyimba kimeneke. Unaruhuke. Nanungaburira ndi guhasoringa ngiye nyine na muntu turi guhasoringa na bro. Yego. Nane ubwo mwitayeho. Yego. Ni gukazike. N'Imana inambabarire. Yego. Uko ngiye kumena umuceri ngiye guturitsa bombe. Yari indimo. Yego. Kanyituritse turiki. Turitsa. Umuniga ngo turitsa kuko n'ubundi cyo ibyo ntabwo ari ibintu byo kubika mu mutima. Ayavuga ngo uretse gaturanye ubuke. Niba ngo hajya no wiciye ne bamutiza umuhoro no ugira uti wamugani bajya baca. Reka twikomereze kuri Manase ibyo ngibyo by'imigani tubyihorera. Nawe uri muri turitsa. Twikureho indyarya. Abantu bariho.
gusa icy'ingenzi kambasobanura kuri la prank yabayeho y'umugabo niwe wabinegetse. ubundi tubwire, twabonye umusore wazanye kuri Manasi niba ari TV show, kuri Manasi TV show uko byari byitwa kose ntago nje mbizi. Tubona umusore muri gukorana ikiganiro bivugwa ko ari umugabo wawe. Njyewe nyuma yaho ubukwe buri kubara nk'iminsi ngaho urambwira ngo ugiye kongera ukorane n'uwo musore iki ibiganiro. Uranambuza. Ndakubuza nakubwira ati ibyo bintu bireke. Hagarika. Niba umuntu nta mafaranga byibura n'ibihumbi 500 yaguhaye wagira ngo ndere gute mukorana uramushaka hwishye wagira ngo ndere ko asha wagira ngo nari nzi ko Manasi atazataha ubukwe bwawe. Ako nanjye ariko nawe yankozemo akazi yambyajeje umusaruro. Abonye se kidatumbagira atagukoramo akazi se none se uzi ngo yaje kubara amazu. Niyo mpamvu nyine agomba kugukoramo akazi. Yego tubona umugore nako tubona umugabo araje sibyo, tubona umugabo araje kuri kamera uravuga ati ni umusore wanjye ubu ni umugabo wanjye gutya na gutya. Bamwe barabyemera abandi ntibabyemera. Umva Manasi twaraganiraga. Yego niyo muntu nabwiraga ati igeza akamikoro hejuru gato. Manasi twaraganiraga niyo muntu nabwiraga ati umugabo wanjye akunda social media cyangwa nayikunda ubuzima bwo mu rugo bimeze gutya cyangwa bumeze gutya. Urumva rero umuntu ujya kukwica nakubwiye ngo abakuzi neza aho ahera akurangiza. Umuntu igarambira ati abazi ahari buze gucumitira icyuma sha. Abaza ahari bucumitire sha. Gusa hari igihe ucumita ucomese cyangwa nawe ukazacumitwa. Nose nubizi iyo kitagucumisa ucumitwa n'iminsi sha. Ntago bizi hari igihe umenyera gucumita bakazagucumita umutwe. Hari agafilimi nabonye ngo hari igihe uretse gato hari igihe umuntu yigira imiri uri kumva agasesera uri kumva akazahura n'inzoka y'imiri ikamuca umutwe. Hari igihe Manasi abazanye umugabo ngo mukore prank. Uretse gato sinyambeshyera abantu ntago ari we wamuzanye. Ninde wamuzanye ngo amume ninde wamuzanye rero we yarambwiye ati ko umugabo wawe adakunda ibya social media kandi ukabuzi neza ko nzaba MC wawe ushatse wajya ukora utuntu nyamara tuntu nyine wana tujye dukora kuri Miss Element cyangwa se kuri yarambwiye urumva tuhakorere hombi. Yego uri kumva ati ushatse wakora utuntu kubera ko nzaba MC. Urumva ubukwe bwawe urumva nago urumva ngiye kuba nafatura ura mugabo ngo muhimbe muzane gusa bamaye amafaranga ngahe bro si menshi cyane ngo muzane mwitirire ko ari umugabo wanjye atariwe wabamaye amafaranga menshi ako narabyemewe bitewe nuko yambwiraga ko azaba MC. Yego arambwira ati mfa nkubwire rero kubera ko umugabo wawe ataba muri social media mwumva ubugome bw'abantu yemwe mudukurikiye. Ati mfa nkubwire rero ati kubera ko umugabo wawe ataba muri social media. Yego wowe shaka umusore wizeye wari Manasi bikubwira uzi ubihishe nabanzovu agira umunwa yahita bivuga wari Manasi nege siraje bimuhishe Manibu no bimubwire ari Manasi bivuga. Wigeze asubona ura musore ajya kwa Manibu byageze aho arabimenya Manibu arabimenya kandi Manibu nawe ajya akora prank mu buzima ntago yabikora nibibaho ntago yafata umuntu ngo avuge ngo n'umugabo wanjye atariwe yabikora. Yego mbo gusa nago Manibu urumva nago yari kubyivangamo kuko ura n'umugabo ku giti cye n'undi akaba umugabo ku giti cye. Yego arambwira ati mfa nkubwire rero zana umugabo tumwitirire ko ari umugabo wawe mugiye kubana. Ndambwira se ko atariwe ngo aho ngo ariko bitwaye iki ngo hari umuntu uzabubizi ngo ibyo mani ngo nabirenze mfite uburyo nzabikavaringa. Ari Manasi nk'umuntu wari kumbereye MC ntago nari kubyanga nari kuberwa nande MC mu bukwe bwanjye. Naye ndagenda mushatse ura Junior ndarebye umusore mwiza pe ndamwikokomora. Yego ndamuzanye adukozemo akazi. Yego sara abaniga bazi ubwenge bro adukozemo akazi ku munsi wa mbere. Yego uwa kabiri cyane ko n'ubu ngubu ushatse wamutegeka kabisiba simbizi. Mfite ubwo bubasha ntago yarakwishyuye
ntabwo yanyishyuye ariko buriya mu rwego rwo kubana n'abantu neza uramwihorera. oya nari kubigumisha se hari ubwo yanciye amaboko umugabo wanjye ko mufite mwiziritseho urakoze cyane ariko mana urumva ngewe werega ntugahangane ni rega bajya baca umugani ngo ntugahangane n'ingurube kuko ntacyo ziba zifite cyo guhomba ariko mana uzi ko nsetsa siko sigaye waramenye ubwenge nta makuru ufite buriya ntukire guhangana nta muntu mvuze ni ingurube uvugira mu migani nta muntu mvuze ngo ni ingurube hatagira unyumva nabi kuko uwo mugani sinjye wawuzanye uravuze se waza utamubwiye akabisiba nanjye ndagusubiza ngo nanjye ntabwo nari mbivuze nuko nari mvuze ufite uburenganzira bwo kuba wamubwira akanabisiba ako bro hari n'ikintu yakoze kirambabaza yego umuniga dukorana ikiganiro agenda nwitishe bro agenda fodora inda ngo ndatwite yamfodoraga inda yarayineye ibyo byose naracecetse ndarenzaho kuko yari kuzaba iki emusi aranwitisha arandukisha mani ibyo byose arabikora arangije ntiyagutwerera arangije ntiyantwerera kuri finale ubukwe bugiye kuba baza ngo ikibi cy'abantu ni iki urumva narihanganye nzana umusore turakorana aribwo bwa nyuma bambwiraga ati sigaho nyamara ibintu uri gukora sibyo ibyo bintu byakwicira ubukwe bireke utambihagarika we yambwiraga ko ibintu uri gukora ntacyo bitwaye noneho abantu wa mbere wo kuzajya kunyigarika ngo kuki ngo nerekanye umusore utari we mwumva ubugome bw'abantu araza gutya arambwira ati kuki werekanye umusore utari we ashaka kunsebya imbere y'amaso y'abantu kandi ari we wabiteye byose ari we wabiteye uri kumva ashaka kwerekana ko njyewe ndakesikoro ashaka kwerekana ko nkora pranka ari we wazanye ngo uyu mugabo reka tumwitirire ko ari umugabo wawe Urukumva ibyo bintu ndashimira Junior nawe yarabyemeye kandi nanjye ndamushimira uriya musore ko nta kibazo dufitanye byarangiye nta kibi yamvuzeho nanjye nta kibi namuvuzeho kuri mwana n'umuziranenge nanjye ndumuziranenge urukumva Kibarasa Junior bari bamwishyusha bamwishyura se gute cyane aho yashakaga gahite wowe mistere yaza akakubwira ati umugabo ukabyanga gutariko kandi kiba yaratuvunye kandi uri icyamamare nabi cyamamare dore nicyo nanjye gitumye ndara ubu nagura y'amajoro umfata turi gukora ikiganiro guys nabi cyamamare aho ndanarenze tekereza ahantu wavuye hano turi ku murindi wavuye igikondo oya kagugu uza kundeba ubu ni sangapi wanderega wananjanye icyango ndanarenze urarenze ariko nubwo urenze uri umwana mwiza kuko hari benshi ujya kumfatira ubukwe sinakwishyuye ntacyo uzigeze unsaba kugira ngo umfatire ubukwe waramfashije kambabwire guys iyo atahabu uyu musore mwumva rukundo Empire mukore na subscribe na share na comment wakande n'akanyenyeri pe ese wagize uwijaja nubwo yakubitaho na vene reka tuvuge nimero umva izovuge iwanjye aba diaspora reka tuzivuge ndaza kubireba amasabi 7,000 ni 0788 60 39 8 subiramo ni 0788 39 0788 60 39 batwihanganire turi Kanombe ku kibuga cy'indege ziri guhita kubera indege niyo mpamvu ni 0788 60 39 habaruyeho yahemaze amazina ni Rukundo Theophile nitwa neza mvaga ko witwa Empire Empire ni izina ry'akazi ni izina ry'akazi nkuko nitwa Misere kandi ugasanga wo muhawe n'Imana Josiane ibyo nabirenze ndi umuntu wisobanukiwe rero bakanda akanyenyeri ayo nayo mazina yanjye n'abantu bakunyandikira uretse gatori urakoze niba gukandira akanyenyeri nubwo batakora ibirenze aho byibura bagushimisha nk'umuntu wambaye hafi no kuri kurenza zirangyarya zirampiri urukumva zihagaze nk'ibiti by'intuza by'amacumu urukumva iki kiganiro cy'ubukwe iyo utahaba ntabwo bari kukibona ntabwo bari kubona video y'ubukwe nari mfite n'ubwoba kutari buze agasene karageze umuniga nkamuhamagara hoya buri isezerano kuri njye bari isezerano n'umuntu ahubwo ushaka ko mufatira video y'ubukwe anyandikira amamagara ambwira ati dore nzarongorwa umuntu ushaka ko tumufatira video amavlog ako azayigukorera ku muntu
utumva mvuze ngo yaramfashije wumve ngo azagukora ku buntu ntabwo byavamo. umuntu ushaka ko tumufotora video sibyo se ntabwo hajya no ukora n'indirimbo na byose turabikora. ese we wazankoreye indirimbo yanjye muri abantu si ibyiza biri imbere. gusa ndagushimiye mwana wambaye hafi warakoze cyane. gusa nashaka kuvuga kuri Manase. Manase kuri finale ubukwe bugiye kuba mani yaranyitayeho. Tekereza umuntu wankoreye na groupe bro ntubizi sinaguhaga amakuru. Yarambwiye ati kudakora groupe y'ubukwe ngo bitange bagufashe. Ndavuga ati ngiye ibintu bya groupe niwe wayikretinze niwe wayiremye. Niba mubeshye gashike yarambwiye ati wakoze groupe. Ndavuga ati ngiye nabyo nzobabwiye umugabo wawe akayikora. Umugabo wanjye nabyo azi nabyo amenyereye ngo ndi kubeshya Nyagasani. Umugabo ngiye kubona mbona arayinkoreye angira dimini ngo kiramo abantu kubeshya n'icyo urumva ko yaranyitayeho. Umugabo anyitaho gutyo yakwitayeho sha. Yego akajya anavuga ngo nimushyigikire umuntu bimwe byo ku munwa. Yego sha. Nimushyigikire atavuga ati nanze 5 namwe nimuhereho. Groupe ibayaho. Finale uko bugiye kuba. Umugabo ntiyaza. Nuko nasibye nimero ye mba nkweretse chat. Wasibye nimero ye? Naranamuborotse. Ku buryo dushobora no kumamagara. Rega nyuma y'ubukwe ndaje ndakubwira ikiganiro kirahari n'uburyo nuko tugikoze ninjoro tuzagisubira. Iyi ni part 1. Ni part 1. Iyi ni part 1. Ushaka part 2 uzatubwire. Gusa reka nkubwire. Naramuborotse naramusibye bye. Kuko ngewe iyo nanga umuntu cyangwa mwanze agomba nyene kuguma mureba. Nukuri. Nawe urabizi yo mbabaye. Noza kantu ugeze kunkwera tugaserera. Noza byari bibaye. Buretse mubaze nawe uretse mugarukeho toka nubwo ameze nabi. Urabyibuka kuri kwinukiriza icyo kwinukiriza nuzawo ngiye wanza byabaye. Atwise umugabo aratwita bivuze ngo buretse gato wizana kuri Manase ande bamubwira ngo uzu umujinya wanje ni wowe unzi buriye nazi bana zidakomana amahe. Je nkuzi umeze nk'umuntu wankoreye konyine kuno ibintu nari ngukoreye ubu buryo nari nkurituye. Urabyibuka ikibazo nuko iki kiganiro njye uracyeditinga ndabikata. Wibeshye ubikata tubyarama nshaka ko bizamo sindi kukuvuga buri umuntu naka kuvuge ugiye aza kuvuga uhari ko umuntu kuvuga uhari nta kibaba kwifuriza sibyo maniga uzi si ibintu birenze. Reka tubabwire enda nk'ibintu byari bigiye kuduteranya kambibi oya buretse gato aho mbeshye uranyomoza. Oya gute bivuga se ni wanyira ubwite umva rata guys. Abasaza n'abakecuru namwe nkumi namwe muri kurongorana namwe muri kurongorwa. Bamakazi njye kubafatira video. Bamakazi njye kubafatira video sibyo? Uranjimisha. Tunabafungurire channel. Sibo bababwiye ko tunafungura channel. Oya njye sinzi ufungura wowe nyiri gufungura vuga. Nazazira ibyo nakora. Simfungura channel. Tubafungurira YouTube channel wanashaka ko tuguha content tukajya tuguhostinga tukaza tukaguhostinga waba utazi n'ibyo uvuga nka kubaza nta kibazo. Asubundi burasinge umuntu wa hostinze ikiganiro cyambaye kuri Miss Element kikagira views nyinshi. Nambyibuka. Gusa nawe wabigezemo hera kuri video y'ubukwe. Nanone. Hera kuri video njye ubundi ibintu nakozeho bitabigira umugisha. Kivuga ngo rukundo. Ubwo zayo mazina aho ndashaka kuzabaza mama niba yarambyaye na papa bari mu rukundo. Uko bitiranwa n'umugabo wanjye. Naye yitwa Rukundo. Ingo. Uziko ibyo bintu narabyibagiye Rukundo Fred. Nyagasani. Ariko mana. Yego twikomereze rata. Nibyo nashaka. Hanyuma uvuye kuri Manase nashaka kumvisha uburyo mwari muri kumwe. Oya baretse gato. Barawi bageraho. Nukazana bapfapfa mu bintu. Siko warakaye mwana. Mani. Rego umenye yuko iyi ari part 1 tuzakora na part 2. Ya Manase tuba tuyicigise. Oya ubwo dushobora no kumusorezaho. Okay. Hanyuma abantu bari biteze yuko ubukwe bwawe ari mu Manase uri buze kubemusinga. Erega ntabwo ari Manase wamemukiye wenyine. Ndi umunyamakuru buretse. Tuza kubona muri video y'ubukwe
turi kumwe n'umusaza wo mu cyaro ari we muntu wabaye MC, baravuga ati muri comment nkomeza kubona bari kuvuga ngo cyakoze ngo uyu musaza ngo aranasekeje ngo azikuye musinga. Abandi baratangira ati Manasi kombi zanjyarya, muri comment niko bagiye bavuga. Ibi bintu ni ibiki? Abenshi bari bazi ko Manasi ari buze ko musinga ubukwe bwawe, baza kubona ntawigeze abutaha, atayigeze anaba MC kuri finali. Ubukwe bugiye kuba yaramamagaye arambwira ati nutama amafaranga ya naya. Yaguciye angahe? Yanciye senkani. Yarambwiye se yakorera, yaranaguhingishije ibiganiro. Sinje kumusebya, ntago ari yakorera. Yambwiye ko akorera 250. Ariko ngo kuko ari ngeda harimo n'ubufasha, kuko ari ndishumida. Hari n'ubufasha kandi yaragukoresheje n'ibiganiro. Narazanye n'umugabo utari we. Yego. Aranca senkani. Nambwiye se Manasi ntabwo ayo mafaranga nayabona. Kuza ari we nabwiye niba ngiye kuburara ngo ngiye kuburara. Uzi ko ese wambwiraga ko uzamfasha? Kuki utambwiye ko nzakwishyura mbere? Yego. Y'ibindi byose. Yego. Yarambwiye ngo nuko bimeze, unayandi magambo nyene kuvugana nawe. Ndavuga ati it's okay. Ndavuga ati nditotomanga abisinda bamenye nuko gumucyo. Nyagasani. Turakatura. Yego. Namubwiye se waje kemusinga nk'umuntu wanjye niba unciye senkani kananwereramo nkagushakira veni ntago waza. Uzi ko yansubije? Yego. Yarambwiye ngo atoke kuri kondisiyo. Anashyiraho kondisiyo. Akanya chat narabisibye. Yarambwiye ati kuri kondisiyo urakora ibiganiro 6. Nyagasani. Yego witegera kugenda no kugaruka. Ubwo ibiganiro bihuye na 70 ingahe? Tureke kumeshoninga nawe ayikorera twere kuyavuga nacyo. Oya byaterwa. Nshobora gukorera 10, nshobora gukorera 20, nshobora gukora 15. Kuri Manasi wakoreraga ngahe? Kuri Manasi kuri channel ye wakoreraga ngahe wajyaga mu kiganiro? Ntago nakoreraga amafaranga bitewe nuko urumva diro twari n'ubundi nawe urishumiye. Urumva ntago najyaga mu bintu by'igiciro kandi nawe urabyumva. Urukumva? Yego. Gusa muri ibyo biganiro 6 harimo nk'ibihumbi 100 cyangwa 80 ku muntu nyine wawe utagiyeyo buri munsi. Ariko yashaka ngo mbikorere ingunga icyarimwe. Ibaza amagambo akibaraguza ibiganiro 6 ibiganiro wanitegeye nkamwongera nizo 50. Izo veni simuhimbira. Naramubwiye ati rero Manasi ahubwo ndumva byari kurutuka mu izo senkani. Ibiganiro n'ubikora. Nange rero aho mbera kasamutwe. Naramubwiye ati uzajye kwe musingi wawe. Ngo ngwiki? Ku mutima ariko nawe nabimubwiye. Ye nyine kuko ntabwo twatiri guhangana by the way. Nge ku mutima nawe ati uzajye kwe musingi wawe ndamukwama. Urikumva? Sinabimubwiye. Gusa ndabimubwiye aze warabitekereje iwiwe. Ndabimubwiye aka kanya. Azajye kwe musingi iwe. Kandi nibyatumye bukwe butaba. Yego. Gusa naramubwiye ati ikintu namubwiye. Namubwiye ko uko abona ko nciriritse atari ko nge nciriritse. Ese muzongera kwicarana kuri kamera? Nasinye ko nabona ko ngiye kwikoreraho. Aho kujyanye koreraho byatangapfa. Hanyuma se Exiraji nabunga ntago muziyungara? Oya bazatwunga kuko siwe waduhuje. Sibyo se? Wunga abantu wahuje. Exiraji na Manasi ni imitwe ibiri. Ntabwo ari umutwe umwe. Ako kantu mukumve. Hanyuma se uretse tuvuga urugero. Niba ngombwa ko Mani bagutumira mu kiganiro uri kumwe na Manasi ntago muzicaranara? Wenda ibyo sinabimeshoningaho cyane. Oya tubwire yenda n'abakunzi bawe bari hano bagukurikira kandi bagukunda. Ariko n'abakunzi banjye barabimbujije. Nyine buretse gato musubize. Bambujije kuzongera guha Manasi ibiganiro barabyivuye. Buretse gato nyine ibiganiro ntago yenda bizongera kwa Manasi. Sibyo? Kandi sinanjye. Nyuma se uri kuvuga ko Exiraji atari we wabahuje. Niba ngombwa ko muhurira mu kiganiro muri babiri
yenda nabanza uvuka uruhande na yakamwana icyo gihe tubwire cyangwa se uduhe ubwino bizagenda gute nanone kuko muzicara mukora akazi tuzagakora impamvu ese Manase azakuvugisha umusubize umva mubwire ukuntu bimeze yego nanone nago mufite urwango rwatuma duhurira mu kazi sinkore ntukore kuko ninjye waba uri guhomba cyane ko siwe waba uri guhomba wenda ntazambo niwe ako duhuriye mu kazi ka Exrage sinabura gukora yego nakora ariko mu gusoza nyine nta yandi magambo nta kindi mwavuga nubwo ntacyo twahura nyine niko kundi abantu baba bari rero hari abantu baba bari gukinana na filime ubwo ikintu yenda narimbarije abakunzi bo kuri Miss Element niduhurira kuri Exrage tuzakora oya nimuhurira mu kazi tuzakora cyane kanagwaya platform itari nise guha amafaranga ntago wajya gukora nubwo yama amafaranga amindurira ubuzima ntago nagiwe Nyagasani sha pe mufitanye urwango ruteye ubwoba umva amutandukanye ibi bintu niduhurira mu kazi k'umuntu runaka yego atari canoye keretse nimba ihumishwe ijisho nabwo naba ari undi muntu uri bumamagare nkaba nzi neza ko ese nibavuga ati reka tubahaye ikaze kuri runaka wumva keretse nibagishyiramo nta tubahaye ikaze hari n'igihe atari ngombwa kuvuga tubahaye ikaze akagishyiraho se bitarimo cyane rwose kugira ngo akundanye meza ahubwo ati wanze kujyaho cyangwa nka gutya naje gukora ikiganiro gutya nkamwihera footage icyo gihe uzi se uzi icyo gihe nakurega nakurega ndagapfa wamurega ute nakurega wowe wazimuhaye umumera ufite jinkande none se kanyanyagurike Nyagasani kuzi ko wabaye umugore kagoragurike kuba ndi umugore se vuze ngo abantu bazanye hejuru bansuzugure umva nkubwire bro umuntu wese uzamamagara yego hwanyibye ngo iki buretse gato niyo ngombwa ko ankiraho iwe azankizaho bitemewe nkuko nawe nago azaba bicishije mu mucyo azaba ari ukwiba ashobora kubikora example akabwira uriya muntu ati muhamagare nanjye umamagare bise nkaho ko waduhuje ari cano yanjye wenda nibayivuge mwako kanya yego akabishyiramo yaba bikoranye umucyo nawe yaba ari kwiba uramutse ubonye ikiganiro kuri cano ye yabikoze gutyo icyambere naba nishyuwe nawe yaba nunze mu rwego rwo kunshimuta niyaba nunze buriya ushaka kwemeza umuntu ni wowe ubwawe umwenyewe umwemeza ukamubwira nk'urugero ntabwo ati rukwicaraho icara hano sha ndakwicaje njyewe misere ndakwicaje ku mafaranga yanjye urayafata nanjye rero sineze kuzayafata ye ayagira gutya nakemera nkapfa wallahi nzemera mburare kuko icyambere buriya reka mbahe ukuri ufite gahunda ko nzabunga buretse gato icyambere mbanze nk'ukuri nkurabure bro tanamenyera njyewe nubwo ndwaye ariko nayakura nkayamena njyewe byageze kuri iyo diru nahita mva mu nzira nkigendera njyewe mvarutwe reka dusoze ikiganiro ndumva uri kurakara oya nawe ndi kurakara ikiganiro nshaka ko kiba kinini kuko ibyo kuvuga ndabifite urabizi nubwo kandi hari part 2 irahari ariko se ibyo kuvuga byabuze ibaze ko tugiye gusoza ikiganiro guys uretse mubwira abantu ngiye mbanza gushimira sibyo urumva se reka mbanze mbwira abantu tujya gudushimira ubundi ujye no kuryama dore urananiwe umenye ko uri umubyeyi ariko hajya hari part 2 iyo usakuje uri gusakuriza umwana uri mu nda ihangane kugera ku isi no mu miruho gusa ntabwo arahagera ariko nyine ariko azagera kubera Imana gusa nanone gusa nyine renda reka nsoze banyoko nabaso reka nse nkusoza ikiganiro mbwira nshimira abantu bakomeje kukwitaho bakomeje kukuba hafi sibyo batangije ikiganiro reka nyisoze urakoze turi kujyana ariko yenda reka mvuge kuri side yawe na Manase reka buretse gato reka dusoze ikiganiro yenda ngiye nivugiye ko byibura ibintu bigomba kuzahinduka ikintu mubwiye mbanje gusobanurira abantu nanshyira kuri cano ye anyibye azambona ako we nateze kuzanyicaza ngo icara mwishyure nateze ko bizabaho keretse Imana Nyagasani yo mu ijuru imanuka ikunga abantu nabwo nitwiyunga isi yose zarare bimenya kuko hano tuba kuri social media ntabwo bizabera mu ibanga
yego tuzamena umuceri yego ako nibiteze kuzaba vuba gusa nta kinanira Imana nta nubwo njye ndinde wo guhakanya Imana niba ngombwa ko Manibu abicaza hamwe Manibu akabumva we ntiyabikora ngo bivemo nusaranegeka ndi umugore iwanjye n'umugabo iwe aranegeka se Manibu Extra aranegeka ndamwubaha Extra sibyo ntawe ari mu bantu bangize uwundi we yankize kuri platform yiwe Imana imuhe n'umugisha sibyo Imana imuhe umugisha Imana igume igira uti imuhe imigisha ndamwubaha kuko ni umuntu urenze sibyo ako nibivuze ngo nawe yashaka kunsuzugura yitwaje icyari cyo ntabwo byamuhira aduhuza why twe tuzakurana ubwacu ibyanjye nawe azabyihorera aho mwahuriye ni naho muzahurira aho twahurije tujya kuzana abagabo batari bo ajya kunzanira imikenyero y'umugore we ngo abariyo nyenyera yazanye n'imikenyero y'umugore guys dusoza ikiganiro rero reka mbwira abakunzi bo kuri Miss Element n'abakunzi bo kuri Rukundo Empire mbabwire ngo ibiganiro byo nakagaruka kandi mbabwira ngo turabakunda kubera urukundo mukomeje kutwereka turabakunda cyane turabakunda kandi turahari ngo shimira abantu bakomeza kuva kuri Miss Element baza kuri Rukundo Empire bamvaho oya buretse gatariko bwaniriye nabi buretse gatoya erega hari ukuntu ureba ikiganiro kuri Miss Element cyaciyeho ugahita uvuga ati reka mpindukire no kuri Rukundo Empire babirebe cyane ibyo ari nashyari pe babirebe ndebe Rukundo ibintu akora ndebe ibintu Miss Element akora ni byiza agahita avuga ati rero reka ngume no kwa Rukundo no kwa Miss Element mpari reka mabere icyarimwe nkomeza gushimira rero abantu bakomeje kutwereka urukundo batwereka ati mukomeze mukore mukomeze courage turabakunda babwire ngo ibiganiro byo kuri Rukundo Empire byo no kuri Miss Element nakagaruka babwire ngo Imana irabakunda cyane tubafite ntacyo twaba nuko sibyo kandi nabagaciro tubafite ntacyo twaba reka mbabwire ngo turabakunda cyane Imana ibahe umugisha part 2 very soon turabaha part 2 sibyo hanyuma rero reka mbabwire ngo ibiganiro byo nakagaruka oya bibutse ko ndwaye nazajya mora mboneka keretse umunsi nakize oya bibabwire ndarwaye abashu umunsengere nago nje gusabiriza mvuze ko ndwaye tagira abanyumva nabi ninya mboneka rimwe na rimwe mujye nyine mu ndeba bajye bakureba higa bajya banamitura bakambwira ati rukugenda ushake Miss Element mutuzanye nuko waje kundeba muzajya mu mwibutsa gusa ndarwaye meze nabi abantu bakuru namwe murabyumva rega burangiye ngo mbona ko inshuti y'umuryango cyane ko niteranwa n'umugabo gusa we twere kuguma gutya kandi twasoje sigera ciao 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 Imana irabakunda